twongeye turatomboye bana b'Imana guhura ngaha kuri buri munsi kugira ngo duhure n'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, nimuhumure tubindahemuka mu butumwa bwacu buri munsi. Niba ushaka kudukurikira buri munsi, jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi, ushakashake buri munsi, nuhagera uhagume, bityo buri munsi tugumane n'Imana, bityo uyoborwe n'ijambo ry'Imana, kuko buri munsi Imana ifite ikintu gikomeye guteguriye mu ijambo ryayo rya buri munsi, kado yakugeneye. Ngaho rero reka tugumanga kuri buri munsi tuganire n'Imana kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, tariki 23 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 16 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Umunsi umwe turi kumwe na Paulo dufatira ubwato i Torowadi kwambuka tugana kuri Samotirasi, bukeye turakomeza n'ine ya Poli, tuhavuye tujya Filipi, ari wo mujyi mukuru wa Macedonia wari utuwe n'Abanyaroma benshi. Muri uwo mujyi rero tuhamara iminsi. Ku munsi w'isabato dusohoka mu mujyi tugana iruhande rw'umugezi, ahantu twibwiraga ko bagomba kuba bahasengera. Nuko turicara dutangira kuganira n'abagore bari bahakoraniye. Umwe muri bo witwaga Lidiya, ukomoka mu mujyi wa Tiyatira, akaba n'umucuruzikazi w'imyenda y'imihemba, yari asanzwe asenga Imana. Nuko atega amatwi, kuko Nyagasani yari amuhaye umutima wo kwita ku byo Paulo yavugaga, ngo amare kubatizwa kimwe nabo mu rugo rwe bose. Aratwinginga ati, niba mubona koko nemera Nyagasani, nimuze mucumbiki wanjye. Niko kuduhatira kubyemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 149. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, mumusingize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Isirayeli nishimire uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori bakorera umwami wabo. Nibasingize izina rye bahamiriza, bamuvugiriza ingoma n'inanga, kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, ab'intamenyekana akabahaza umukiro. Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza, ndetse bavugiriza impundu no ku mariri yabo, bakore mu gahogo barata Imana. Ngiryo ishema ry'abayoboke b'Imana. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo yanditswe na Yohani, umutwe wa 15 umurongo 26 kugeza ku 27, n'umutwe wa 16 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri isi ngo asange se, abwira abigishwa bati, umuvugizi nzabohereza aturutse kuri Data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri Data naza azambera umugabo. Namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Mbibabwiye ngira ngo ejo mudatsitara. Bazabaca mu masengero, ndetse n'igihe kirageze, maze uzabica wese azibwire ko yubashye Imana. Ibyo bazabibagirira babitewe n'uko batamenye Data, nanjye ntibamenye. Ibyo mbibabwiye ngira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko nababuriye. Sinabibabwiye ngitangira, kuko twari kumwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo maze tubeho neza. Umuntu wese uri muri Kristo abaho neza pe, agira ubuzima bwiza buzira umuze. Umuhanga aherutse gukora umwitozo wo gukerererwa cyangwa gukerereza abandi, uburyo abantu bata igihe abandi bakabategereza. Nuko aravuga ati, kuri ifoto y'umuntu mwari mufitanye gahunda, wowe ugahagera mbere ye ukamutegeza nk'iminota 5 gusa, ukamutegeza utaramubona aho mwari mwateganyije guhurira. Ndakubwiza ukuri, muri iyo minota 5 urayicumuriramo kakahava, utangira wivovota, kwivumbura sinakubwira, utagezehe, ndetse ugatangira no mushozifiya, kigezehe kiri hehe kari hehe, arampemukiye rwose. Nuko ni kose bagenda umutuka bucece, aha ugatangira umucumuraho. Wenda ushobora no kuba utanazi n'impamvu yatumye akererwa atinda. None se ko akerewe iminota 5 gusa ugatangira kumucumuriraho, hacuri cyageze wica gahunda y'amasezerano mwagiranye, akica gahunda y'ubutumwa mwahanye. Wenda mwarasezeranye kuzabana karamata imyaka n'imyaka, wajya kumva kuva ngo guciye inyuma asabye gatanya ngo mutandukane, aho kumva birenze gukerererwa gusiba. Gikubye kangahe kwivuvota wagira, kubihirwa wamucumuraho kangahe. Bene uguhemukira nanjye kuvuga ubuzima bwose. Bana b'Imana, uko niko twabahemu kwa Kristo mu byadusezeranyije, abandi tukabahemu mu bo tubana,
tukabahemukira, kandi ku ikubitiro twarasezeranye ubudahemuka kwa Kristo n'ubudahemuka kubo tubana, ubudahemuka ababyeyi. Ngiye intego y'amasomo yo gushikama mu butumwa, kwabahamya mu butumwa dans la mission, kudahemuka mu butumwa, ngo tujye kuzirikana ku ngingo nziza cyane iza kudufasha kutongera guhemuka, yitwa muzambera abagabo. Kubera umuntu umugabo nuko nyine umwizeye kandi nawe akakwizera. Kubera umuntu umugabo nuko nyine umwizeye nawe akagombye kumwizera pe, ntumutamazi, kuko icyizere nyine cyishyurwa ikindi. Rero ntitwumve ijambo umugabo muri sense literale. Kuba umugabo ntabwo ari uko ufite umugore gusa, ahubwo kuba umugabo ni ukuba umuhamya w'ukuri wa Kristo, udahindagurika, udahemuka, umuhamya urugero rwiza rw'ubuzima bwawe, ubuhamya bwiza bw'uwo mubana, uwo mwasezeranye, uwo mukorana, aho uba uzahabe umugabo, uzambere umugabo. Uwo ni Kristo bigusaba kandi nanjye akabinsaba. Muri aya masomo harimo umurage mwiza, birumvikana umurage w'urukundo. Ubwo mu isomo rya mbere baza gukoresha ijambo missionnaire, intumwa cyangwa ubutumwa, naho mu ivanjiri bagakoresha nyine abagabo b'abahamya ba Yezu, za ntumwa za Yezu. Nanone ati namwe rero muzambera abagabo kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Amen. Kuva mu ntangiriro kugeza ku nyusurizo. Byaba byiza rwose nkomeje kuba iki, umuhamya, umugabo wa Kristo. Ibaze nawe kuba Kristo asaba kumubera umugabo. Ndi iki? Ndi uwuhe? Yesu urakoze kunyizera. Mu isomo rya mbere twumvisemo abamisiyoneri, intumwa zikora ubutumwa bwo kwegera abantu, abanyamahanga. Umunyamahanga agashushanya kandi umunyabyaha, kutinena abandi. None Pawulo ntabwo akiri muri Aziya gusa, ahubwo yerekeje no mu Burayi, Europe, i Filipi, muri Macedonia, mu Burayi. Bityo Burayi nabwo bukamenya inkuru nziza, ivanjiri ya Kristo. Gutya ngaho intumwa ziri mu rugendo zo kwamamaza inkuru nziza, ziri kwagura imbibi mu banyamahanga, kogeza Kristo. Ubwo twumvise bahuriye n'abagore muri uwo mujyi Macedonia, ariko dukurikira ukuntu byagenze. Nubwo abagore bari bigishijwe bose, batubwiye ko umwe ushoboye guhinduka by'ukuri yitwa Lidiya. Uyu nguyu yabashije kwagura umutima we, awufungurira Kristo kugira ngo Kristo yinjiremo, agafungura umutima we, atega amatwi inyigisho za Pawulo. Ubwo bagize bati nuko Lidiya atega amatwi kuko Nyagasani yaramuhaye umutima wo kwita ku byo Pawulo yavugaga. Amen. Ese njyewe iyo bari gusoma ijambo ry'Imana mu kiliziya, mba ndi maso cyangwa byinjira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi? Aha, gutega amatwi babyeyi. Dore rero inzira y'umukiro, itinéraire du salut, c'est la catéchèse, la foi et le baptême. Inyigisho, ukwemera ndetse n'abatisimu. Kuva kera hose mu kinyejana cya mbere ku ikubitiro ya kiliziya habanzaga inyigisho, instruction ou formation cyangwa catéchèse. Bityo ukagira ukwemera, la foi, uw'inyigisho zamaze gucengera zikamukora ku mutima, akagira ukwemera. Iyo rero yamaraga kugira ukwemera, nta kindi cyakurikiragaho no kubatizwa, bikamuganisha nyine ku butungane. La foi qui sauve, ukabatizwa. C'est ça la mission, rencontrer l'incroyant, guhura n'umunyamahanga, guhura n'umunyabyaha, ukamukiza. Inzira y'umukiro Lidiya yanyuzemo, yagura umutima we ndetse n'abo mu rugo rwe, ngo amare kubatizwa kimwe n'abo mu rugo rwe bose, yingingira intumwa ngo bacumbikiwe. La demeure, inturo. Ni koko kandi rivugira iti umuntu umaze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro, yagura imbibi, akumva yacumbikira abandi, akumva koko afite inturo ikwiriye abagaragu b'Imana, intumwa z'Imana. Nta soni aba yongeye kugira, akamera nka cya giti cy'inganzamarumbo, inyoni zose zirazarikaho, bityo agacumbikira Imana ndetse n'abagaragu b'Imana. Kuko nyine noneho mubyumve neza, abafite nyine aho yabashyira hakwiye, atagatifujwe. Abanyarwanda bo bagasakuza bati umugongo mugari mpekera abana, ngicyo. Bagasubiza bati uburiri. Uburiri rero babyeyi ni aha kwa Lidiya, wa mutima wakira agakiza cy'Imana ugafunguka. Lidiya yamara gufungura ndetse no gufungura, agafungurira kandi agafungurira abandi. Uko gufungura ahantu barufunguza ufite rw'icyumba kirimo ibiryo, no kugahereza ku bandi nabo. Ese njyewe iyo maze kumva ijambo ry'Imana buri munsi kandi rigira aho rinkura naho rivana, hari icyo nsigarana? Utahanye iki? Wasigaranye iki? Cyangwa umeze kwigumira ku mugezi nk'abagore batatubwiye ibyabo, bishoboke ko batahindutse. Ese mbera Kristo umugabo gute? Umuhamya ku rwego rwa Lidiya, kugeza n'ubwo nanjye Yezu acumbika iwanjye. Ibi gashushanya ya Ukarisiya duhabwa tumaze nyine gutagatifuzwa, bigatubamo umutima mwiza wo kuvuga rumwe, kuvuga neza, gukora neza, gucika ku ngeso mbi, nkagura imbibi z'umubano,
kuko nyine wahawe Yesu neza, nyine avuga neza. Ibiganza byakoze kuri Yesu ntibikorakora, ntibicumura, ntibyiba, ntibimena amaraso, nanjye kuvuga ntibica inyuma. Ibiganza bivuze byinshi. Nk'uko kwagura imbibi nka Lidiya mu bo tubana, nawe ivanjiri y'uyu munsi turumva Yesu ugiye gusubira mu ijuru, ariko uragabe umurage w'urukundo, testament d'amour. Twibuke ko Yesu aya magambo yavuze ari ari budupfire ku wa kane mutagatifu, agiye kugambanirwa na Yuda. Yuda yaramaze kugaburira, yaramaze kugira neza. Yesu ntiyarabewe ko arabe agiye kumwihakana, agiye kumugambanira. Ariko Yesu dutabazwa nuko atabonye no kubahumuriza no kubakomeza mu byago bibategereje biri imbere, agakomeza kugenda baburira. Rega umutima mwiza wa Yesu. Uyu munsi rero njya kwibutsa ko bagomba kwitondera isi, yasi ishushanya ikibi, ibyago, ibyaha, ndetse n'abagomeramana cyangwa abanyabyaha urimo nanjye ndimo, igihe cyose duhemukiye Imana, igihe cyose twanze guhinduka. Yesu rero muri ivanjiri arasaba intumwa ze kumubera abagabo, des témoins, ubwo bazaba bafite roho mutagatifu uri kubayobora. Ubwo Yesu yagize ati, namwe rero muzambera abagabo kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Amen. Kuva hehe babyeyi? Kuva mu ntangiriro. Wa muntu mwabokanye bya bibazo byishimo, ugakomeza kumubera iki? Umuhamya, ndetse ukagera naho rukomeye ubutwari. Izina rya roho mutagatifu ryakoreshwa muri ivanjiri ni umuvugizi. Umuvugizi ni ijambo ry'ikigereki parakletos, mu gifaransa parakle, defenseur, avocat. Umuvugizi rero yari umuntu mu muco w'Abayahudi wagaragaraga mu rubanza, akajya hagati y'umucamanza ndetse n'uregwa. Yari umuntu nta makemwa, wubashywe kandi na sosiyete, kandi wumvwa na bose, kubera rero ko umwizerwa w'umunyakuri yari afite ububasha busesuye bwo kurengera uregwa, kurenganura, kubohora uwakatiwe, mbese kumuvuganira. Ngiri rya zina ry'umuvugizi nanjye ngomba kwigana, umugabo, umuvugizi, umuhamya. Nguyu roho utuvuganira Yesu agiye kuduha. Burya nk'ako umuvugizi kongeye kunguka igisobanuro cy'umugabo, un témoin, uwo nyine udahinduka ku ijambo, agahora ari ndahemuka, akavuga ukuri ahantu hose ari, akarengera, akarenganura, akitambika mu kibazo cyawe ngo bigende neza. Uwo niwo mugabo parakle, umuvugizi nyine. Reka ngaruke gato kuri iri jambo rya Yesu ngo muzabere abagabo kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Aha nze gukora umwitozo nanjye ku bantu tubana. Hari umuntu twatangiranye, uko biri kose turasezerana ko tuzabana bitewe n'isezerano aho rizageza. Ese koko nzakomeza mubere umugabo no kugeza ku rupfu, cyangwa aho twasezeraniye uko gukomera ku isezerano kugeza hehe? Ku musozo, jusqu'à la fin. Nakugera hagati ngo ndumva ngiye kwisubirira iwacu, ndumva binaniye, kandi mwarasezeranye koko ko muzasozanya. Ngo hirya kure cyane muri Afurika, umugabo n'umugore ngo bari abakristo b'indani, kandi ari intangarugero nyine muri quartier, muri paruwase yabo, ndetse n'ahandi babona bakabona koko ari intangarugero, b'abantu bagira abandi inama. Rero uyu mugabo n'umugore bakundaga guhura bakaganira cyane cyane ku bibazo biri mu rugo rwabo. Rero ngo umunsi umwe baza gusezerana ko icyo umwe yumvise kuri mugenzi we wenda gihabanye n'umubano wabo, cyangwa icyo umwe yakoze akagikora nabi, agomba kuza kubwira mugenzi uko biri kuba. Mbese bagasangira amakuru, bagasangira ibibazo ndetse n'ibisubizo, nta guhemukirana, bityo urugo rwabo nyine rukagenda neza. Nuko umunsi umwe bya bindi by'uko nyakiri nyine atarara bushyitsi, ngo umugabo wo muri uru rugo baza bagenda bamuvuga ko hari inshore cyaba yaracyuye hirya kure cyane muri Afurika, kandi ko bafitanye n'umwana. Umwana ni mukuru, ariko muri ko gukora n'inama n'umugore ngo ntiyigera bimucika na rimwe, ngo abe yabibwira umugore nko bari barabyumvikanye. Ubwo umugore babimubwira kubera ko arasanzwe yemera umugabo ko ari ndahemuka, ko atanamuca n'inyuma yewe. Uko iminsi yagendaga yicuma, noneho akajya abona wa mugabo atakimwitaho uko byari bimeze nka mbere, bigeraho atanagitaha no mu rugo uko byari bikwiye, akagira iminsi imwe n'imwe adataha mu rugo. Wa mugore nawe atangira kugira amakenga y'ibyo yumvaga bavuga ku mugabo we, ariko umugabo we yararyumyeho cyerurira umugore. None ikindi kimenyetso umugore atangiye kubona, umutungo utangiye gukendera, inzara itangiye kujya muri uru rugo, kandi barabakire, nawe atangira kugira amakenga. Noneho nuko muri ya nama yabo none yiherana umugabo ngo amubaze ukuri kw'ibyo bintu bari kuvuga. Ariko umugore ashakisha uburyo bwose naho yanyura mu mayeri kugira ngo umugabo azabashe kumubwiza ukuri koko. Nuko baratangira baraganira, umugore aramubaza ati, sheri ko ngukunda cyane nawe ukaba unkunda, none rero ndamutse mpfuye wazana undi mugore? Ni nkaho mbese nyine atarambuzana nyine kubera cya cyizere cya nyasezerano bafitanye kuva mu ntangiriro. Nuko wa mugabo yumvise icyo kibazo kiri kumukwensa,
agahita yifungurira televiziyo nk'utitaye ku mugore, nk'udahari pe, hehe no kumwumva. Nuko wa mugore biramubabaza cyane uburyo ari kubwira umuntu utari kumwumva. Nuko arongera aribarisha ati niko sheri mwiza we, mbwira niba uramutse uzanye uwo mugore mwajya muryama muri iki cyumba cyacu. Wa mugabo akomeza kuba biti bibisi, akomeza yirebera televiziyo, anako ugiye kuri telefone ari gucatinga ari kwandika utumesaje. Umugore n'ubundi ntiyarambika cyangwa arambirwe no gukomeza kubaza kugira ngo bamenye amakuru nyayo. Nuko arakomeza aramubaza ati ese sheri wasanga uwo mugore wawe nipfa azajya nyambarira n'imyenda? Nuko wa mugabo bigeze ku myenda arushaho no kuba tantifu, maze asubiza wa mugore we ati humura ni muremure kuri wo ntiyamukwira. Ye baba we bakristo bavandimwe, aha uri uyu mugore waba ugikeneye andi makuru ki ngo wemere iby'ubuhemu bw'uwo mugabo wawe? Ese ibyo mwasezeranye mu ntangiriro uracyabikomeje? Ngewe ya mibano yacu aho umwe avuga undi ntamwiteho, ariko amaherezo nyakibi ntarora bushyitsi, ngo iminsi y'igisambo kandi irabaze, hakazagira utumenyetso duke dutaruka tukagaragaza impamvu nyirizina utagitaha mu rugo, utakita ko mubana, utakita ko mwashakanye, usiga mureba nk'ikimbwa yahaze. Nari ngiye kuvuga utakira umugabo mu rugo, ariko wasanga ari nabyo, utakira umugabo nyine wo muri urwo rugo, ndetse n'urwo wagiye gucyuramo atari urwawe nyine kuko rufite nyirarwo, wowe wagiye kuvundira abandi, kujya guca mu masezerano y'abandi, kuba rupfu mu rugo rw'abandi. Aha wahoze uri umugabo mu ntangiriro mu rugo rwawe, none ntukiriwe. Ubwo se uri iki? Ntabwo mbizi, ibaze nanjye nibaze. Abanyarwanda bati nari umugabo ntihabwa intebe. Bana b'Imana, uko niko umukristo acenga Yezu ntiyongere kumwitaho pe. Kandi mbere bari basezeranye ku ntangiriro ku ikubitiro muri batisimu kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza, uko kumubera umuhamya nyine, kumubera umugabo. Umufaransa ati attention, qui vole un œuf vole un bœuf. Ngo wiba igi, ngo buryo utitonze utamwitondeye abashobora no kwiba ikimasa. Kandi byaba burya uhemuka mu tuntu duto ngo abashobora no kuzahemuka mu dukomeye. Nuko rero muvandimwe, niba uri umuhemu ku kazi kawe, ku murimo wawe, mu rugo rwawe, uhemukira wo mu bantu mwashakanye, ntukomere ku isezerano ryawe ngo ugire ibyishimo mu rugo rwawe, wisange iwawe, wishimane n'uwo mubana, uwo mwashakanye, uwo mwasezeranye, uwo ngo urebesha amaso y'umubiri. Aha hacura iki kuri Kristo we utabonesha aya maso y'umubiri? Kuko nyine icyo gihe ya roho nyine yo utawe uyafite, imanama wasanga warazibye. Kubera iki? Washyize gatanya ku mubano wawe na Kristo, ku mubano wawe n'umubana. Utube hafi Nyagasani mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukubere abahamya b'ukuri. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.